Congratulations kabisa. Reba abakunzi bawe hari. Ubu nubona munsi natangiye kuvuga kiriya kicucu cyanyu kiki direct kikecuri kingiki na munsi nagitangiye mu ma episode. Ikihe gikecuru? Mwese muzatangira muhagarare ngo mwiza iki ngiki gitambamije amaguru kirwa kibungera ahantu hose nka rohombi. Nakimenya gute koko? Ubundi nubundi wagitanye cyangwa kiriyizi hari n'abakizi. Kiriyizi ndikubwira iki kibuga cyanyu kingiki gikecuri kingiki mwakize mu birere ibike ntigituka ari ikigori gikirirwa mu mayini kigira amatiku kirateranya. Kikiyobe mbabarira. Kikiyobe si ikiyobe. Kikiyobe si ikiyobe. Ni Aline rero. Ni imibiri yomba Aline buhe? Debut. Si Aline se n'inzo. Yamumureze sinzama n'umugore. Numugore ari kuyungu nyine uri hasi yacu ntago ari ku rwego rw'abagore bafite ubwenge ari ku rwego rw'abagoranga bari hasi sobanura ko kandi timbukaze mwifata ngo mwivange n'ingurube uri umugabo ndagukinza mbara umugabo mugenzi wawe wowe ubona kinza mbubwenge afite ari rimwe mbona ari gutuka Christophe ari gutuka Mukamasengo ari kuvuga ibintu by'ubugoryi tavuga si uyu mujama wamubaza tamaza wagize ikihe kibazo niki cyakubayeho byakugendekeye bite ihari kuko niba kuko ufite video ya Mwiza niba ufite video ya Christophe niba ufite video ya Solange Mukamasengo umwanya wo kuyivugira ngo ndayifite iyo ugisohoye kuko urumva ngo ufite umutima mubi wo kubutayihera numva ushaka kwisangiza abandi wiyivuga mu magambo yisohora igaragaje vipi yambu cyane bantu beza nizere ko aho muri mumeze fresh cyane nkuko mumenyereye ni Manza da Shataman ina DBS bwana Isaraba cyangwa se nyita Abdallah Isaji Kamdurlai Lafa po turi kumwe na director top level guys. Guess what? I'm back. None ukuntu ibintu bimeze guys rero twagarutse gitumo fora ninde tugiye gutungura hagati aho ese Abdallah cyangwa se Manza n'umuntu ama content menshi cyane byose murabizi filime whatever nyandikira muri comment ukunda Abdallah hehe mu mihana mu biganiro bituje movie muziki kubita comment aho ngaho. So guys, I'm back ibiganiro ku bindi gitumo ku gindi reka mbabwira gatendo rero turi umoja tu ukuvuga sasa umoja tu turahashaka iki. Guess what? Tugiye kugwa gitumo umuntu abantu benshi mukunda cyane Nyamwiza Amasimba TV show igikobwa cy'ibiraso byiza igikobwa cy'ibibuno binini igikobwa cy'ibi ewana. Okay, ntabwo ari umukobwa njye ntekereza ko ari umumama. So guys, kankwereke ntabwo azi yuko Abdallah ndi umoja. Nyamwiza duherukana kera bishoboka kera cyane n'imyaka 2 yabirimo. So uyu munsi niyemeje kumugwa gitumo. Hari n'abantu bandangiye hana tuye nuko nabashize muri kamera nashaka nzamubwira bamugambane. So guys, nta tuntu twinshi subscribe, like, comment ubundi twinjirire Nyamwiza. Iwabo ni hari imbere twagiye tugwe Nyamwiza. Yeah guys, rero turahageze. By the way, Nyamwiza ni inshuti yanjye duherukana kera ni mukali nitureba nabi turataha ku miguruko, ariko of course ngomba kumugwa gitumo nkareba nimba nsanga papa w'umwana bari kumwe cyangwa se batari kumwe. Ndizera ko mufite amatsiko guys. Come on.
gusa mu nsengere kuko sindishuwa ngo umuryango ni hano hari. Birashoboka ko ari hano. Let's go. Harimo filime nta. Ambwiye ni umuryango wa kangahe ubanza. Zishobora kuba ari hano. Simbizi reka nkomange. Hano hakingiye inyuma. Ibaze nsanze adahari. Umuryango wa mbere so bavuze ra. Bose ni utetse udushyimbo hano. Cyangwa twayobye igipangu guys. Mambo? Kuna mama mkongo anaishi hapa ndani. Wow, asante. Twari twibeshye. Karibu tuingie kwa wenyewe. Mara. Niho ndamwumvise. Niho. Ari kuvuga ngo nibaze bakingura. Igikobwa cy'ibiraso byiza ubuse ntambonara. Mbikore nkaho ntari kuri kamera ari ibintu bisanzwe. Mani witsimbe hafi dute twinjira. Poa. Hano ni kwa Nyamwiza. Arimo. Injira na mute. Uretse kukingira. Gahodi. Nyamwiza. Mama nchinchuwe. Wazo mobile man. Oh, congratulations kabisa. Reba abakunzi bawe hari. Papa w'umwana arabonetse. Imyaka myinshi papa w'umwana ari. Wowe. Kandi ni brown ariko rifite irende mwana. Ariko ririya rende si njyewe. Ririya rende kabisa si njyewe. Ndetse n'ibara isi mukubitamo agaprod. Imyaka myinshi mwana twahirukanaga ryari. Uziko nyuma yo gutera inda nahise mbura. Uziko umwana we. Ako nimba ari yanjye maze imyaka myinshi. Yes guys, nkuko mubibona tugeze hano kwa Nyamwiza. Uraberewe noneho uri umumama, uri umubyeyi kweli. Wow. Nize ko ntari gusakuriza umwana. Wangabanyirije hano wenda. Nyamwi, ndishimye, congratulations. Twarajanye i Rwanda turagarukana. Wumve. Aba yari ngewe wese kandi reka nkubwire hari umunsi gatwigeze guhura bavuga ngo abantu nibabyare ungira inama no munsi ko tinye kureba kamera n'uburyo uyikoma n'uburyo banzirebe oya man zataye no mu gitenge ngizo izi tayi zivugisha abantu benshi sinzi nimbuze nizo zitubajya muri gym Nasi ko kujya muri gym. Ngewe ujya muri gym. Ngewe neza buda. Ntago bisaba gym. Hako abantu benshi ni nkaho hari ubikorera kugira bababare. Hoya nuko mbona narwana no kugira ngo bakore shape ngiye maze ibyumweru bimwe. Urabona se icyo ntwaye? Oya umeze neza kweli, umeze neza. Buda nishimye kukubona by gym. Sha nanjye ndishimye ikintu gitangaje abantu bose. Ukuntu wabyahita ukomera, urakomeza uratwika. Umugore agomba gukomera. Umugore nukomera. Nkomeze nigire gutya gusa. Mana. We ntitumwerekana. Ntabwo umwana mwerekana. Ariko we. Ntabwo mwerekana batamuha abusinga ku social. Wamushyiremo n'uturirimbo. Social media n'uzi ko ari abagome. Hako abashenzi ni gute umuntu yatuka umwana w'uruhinja sha. Abantu tw'umwana w'uruhinja marayika imagine. Nyamwinyamira twicare
nkubaze utubazo nka tungahe. Urakoze kumpa karibu rwose. Nta kibazo utambuka uzi. Twinjiranye n'inkweto muri hangana. Oya nta kibazo. Umeze neza. Ameze neza ndashima Imana. Shima Imana pe. Abantu bakavuga ati ubwo Nyamwiza byaye birarangiye kuri media. Ni cyarangiye. Birarangiye. Njye utapfushije, njye utapfakaye. Njye utagize ibyaha. Wabonye umugisha. Wabonye umugisha, wabonye umugabo. Wow. Njye wabonye umugabo wanjye personnel wanjye. Ntwari. Uriya ni umugabo wanjye. Inkingi. Urani uzanzanira umuryango wanjye. Kabisa. None icyarangiye singira ngo nibwo dutangiye ahubwo. Uracyafite kubyara? Sibwo tugitangira kubyara nibwo tugiye kugira imigisha nibwo tugitangira gukora ibintu neza bikajya mu buryo. Bayida ukunda kuvuga ngo umwana akubereye umugisha cyane. Biteye ubwoba. Kuva akiri mu nda. N'icyo ugendera uvuga ngo uyu mwana yaje ari umugisha. Ako Abda. Turetse Jatsi kuvuga yego umwana ubwe ku giti cye n'umugisha. Ariko umugisha yakweretse uravuga ati wow. Umwana wo mu ngo asobanuye ikintu giteye ubwoba. Buriya nubwo abana bose ni abana. Ariko na Bible ifite kunagiye yandikaho nyine ko umwana w'umuhungu nyine afite itandukaniro wenda ku mwana w'umukobwa tubivuge gutyo. Uzimana kureba mu ndangi karemamo umuhungu. N'umugisha. N'umugisha kuri n'umugabo wanjye. Muzongera kuvuga iki? Ntacu ni umugabo wanjye azaca imanza azanyemurira ibintu byose ibyo umugabo yagakemuye azabikemura. Bivuga ko King Nzamba kuveho avugane n'umugabo mugenzi. Hari icyo ari kuvuga ave mu bagore avugane n'abagabo. Oya mumureke King Nzamba n'umugore. Ni umugore ari kuyungu nyine uri hasi yacu. Ntago ari ku rwego rw'abagore bafite ubwenge ari ku rwego rw'abagoranga bari hasi. Sobanura ko kandi. Timbukaze mwifata ngo mwivange n'ingurube. Uri umugabo ndago King Nzamba ari umugabo mugenzi wawe. Wowe ubona King Nzamba ubwenge afite ari ubw'abagabo. None nyamwe King Nzamba hari ahantu muziranye. Haraho taho ariko natunze nimero ya telefone maze igihe nyitunze nyine igeze kunyandikira aranyibwira King Nzamba like this nyine tukaba twasuzanye nk'uko nasuzanye n'undi wese wo kuri media ariko atatangira kudanganyika ibi by'ubucuca hasigaye abamo. So rimwe mbona ari gutuka Christophe ari gutuka Mukamasengo ari kuvuga ibintu by'ubugoryi. Tavuga si uyu mujama wamubaza tamaza wagize ikihe kibazo niki cyakubayeho byakugendekeye bite. Ndambwira abantu bafite abantu benshi babahangayikira kubera urukundo babakunda. Iyo ushyizeho utwo tuntu twawe tw'ubucucu uri gutera insecurity mu bakunzi b'abantu kandi uri gutera insecurity for nothing nta gihari. Kuko niba kuko ufite video ya Mwiza niba ufite video ya Christophe niba ufite video ya Solange Mukamasengo umwanya wo kuyivugira ngo ndayifite iyo ugisohoye kuko urumva gufite umutima mubi wo kuba utayihera numva ushaka kuyisangiza abandi wiyivuga mu magambo uyisohora igaragara mu bikorwa. Hasi yo video kuri WhatsApp aramboroka ingi umunsi umwe I think now from now it's kuko narindi ni Kigali musanga kuri live ari kubwejagura nyine ukaza bwejagura nandika muri kwane nawe ntari kukwerura igipfu nyine nko kubyivugira mu bi live ni kiri kuvugaho kizima kuri ntuze nayo aramboroka. Ejo bundi gange kumubona mbona nyine ari kubwejagura biriya ariko abari inyuma ya biriya ndabazi I know them ntagari nanjye nambitekereza gute nkavuga ati buriya so ariko ikiza namubwiye mubwiye no kuri status nabishyize ko mbizi ko abari inyuma ye bareba status yanjye yikirwa avuga audio yikirwa avuga video yanjye mu magambo nayisohore tuyibone iyo episode nayirangire tujye kuzindi episode kuko bituzahora kuyanga yego kuko video zo ziracyasohoka. Reka tumuveho Cyeto ndani mbari message wa mugenera. Oya ndaje na message umusazi. Nzi yuko buri aho unyuze buri abahari cyane. Uriya ni umusazi nawe ngurasa umugabo. Nuzazubara abagabo bagenzi bawe uratuka mu bari. Kuko nawe urabona ko ibyo akora umuntu w'umugabo nk'ubugabo buri muri wo tiwakora biriya. N'abagore twakora biriya. Uriya noneho ni ikintu kiraho nyine kiraho kidafite aho kiri. Ntabwo se urakigira gute nta kintu wamubwira. Nta namugira nta kintu iwe gusa niba yifite adutemo turebe iyo episode kugira ngo dukomeze akazi turebe n'izindi ziri. Nyamwiza abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ku mugabo wawe baramushaka ikiwe bibaza ku mugabo wawe bamwe bakavuga uyu abandi bakavuga uyu ese we kuki udatangaza umugabo wawe kuki se mutangaza ko ntarakora mariage ngo mfite umugabo w'uwi mariage ntawe mujye mureka kubeshya no mabwizo kuri usanze ari ubundi muntu mfite nkajya kwitera insecurity si byose bategereza ubatumira bategereza uwo kwerekana naboneka nzamwerekana kabisa
icyo nzi cyo nta mugore uterwa inda n'umugore bishaye ngo nayitewe n'umugabo either yaba uwawe either yaba uwa nyoko either yaba uwa nyogosenge icyo nzi cyo ni umugabo urashaka wiki kana banyuzemo ngo either uwa nyoko wowe usanga ari sukagwa muri pressure ni ikibazo kandi ari wasaze ngo bamwerekane wasanze wayibusaba baberekane ugasanga ari uwawe. Hanyuma wenda ikindi kibazo buriya nk'harimo abona bamutindaho kuri media bavuga umwana we wenda sometimes nawe ukagaragaza life yawe inda cyangwa se uruhinja iwe ubona bifata gute ntacyo bimubwiye cyangwa iki eposo nta muntu aramwerekana ifoto yiwe anyway niyo bamwerekana simu bifite umwana mwiza kandi kuri social media hari abamitima mibi batangiye kumutuka ataravuka bakamwita ibyago ntibabonye kandi ari abagore babyeyi bafite ubwenge mu ntibya bafite ubwenge ariko ari ibicucu biri gwangana n'umwana uri mu nda bitazi bitarabona urumva neza n'abandi bazamutwa kubera ko uyu mwana ni umunyamugisha uyu mwana asobanuye byinshi atumye abantu ajagarajije abantu urumva so ibyo nge baravuga ngo igiti kiriho imbuto nicyo gitebwamo ibyo nari mbyiteguye abandi baravuga mu rwego rwo kwanga babuze ngo amashereka niba badashaka umwana wanjye nk'amashereka nibaze gabo mbonsega bakamira nyabahereze bayone none wakirwa ujangaraye ku mubyeyi wabyaye ngo nibwa abura amashereka niba udashaka yonse umwana we ngo inoga nibaze mbonsega bose babone guceceka ibyo uvuze ngo umuntu wabona mbonkeje gabo batuzaga bagashesheka nsobanurira neza nyamwe ako kantu karancanze amashereka gute bimwe bakuroga ngo amashereka umuntu ubuze umubyeyi warabibyaye umwana agatangira kuvuga ibi kubeshya ibi kugira ibi abajyanga mu gihe desperate mu mutwe amashereka buri areke konsa umwana ku mwana sonze ni urwango wabashaka konka ayo mashereka nibazega mbonsega ndeke konsa ponsa bari bononsa mbonse nyine n'abagabo babo n'abana babo n'abakameramani babo mbahereza amashereka kuko ndayafite kuko nibashaka ko nyonsa nyiri kuyagenerwa karibu rero kwa Nyamwiza muzi umuntu wumva afite inyota y'amashereka y'umwana wanjye ngo ino nyaguhereza uyo Nyamwe abantu benshi bazi kuvuga nabi kandi ntekereza ko abakuzi bazi yuko uri umuntu mwiza ese wowe ku giti cyawe uvuga nabi by'ubugome cyangwa just n'imvugo abda we tuziranye off camera ukamenyana no kuri camera byanga byakunda iyo uri ahantu rero ati mwiza ibi nibi akari ibyo bavuga kuri media kavuga ati barabeshya mwiza ndamuzi barabeshya umuntu yabangunywa akabyeri subizi ko yababeshye se mubizi ntiwabihagaraho kanabisinya ariko nibyamubuza umuntu kuza no kuvuga ko nkanywa nzi ko nta n'umuntu wanga kiretse nyine ugutunza urwo rutoki urumva rero buriya njya guhangara umuntu kenshi aba ari we biragoye kugira ngo mbyuke mu gitondo gusa mpararira umuntu none aba muri media biragoye ubu nubona munsi natangiye kuvuga kiriya kicucu cyanyu cy'ikidirekite cy'ikecuru iki ngiki na munsi nagitangiye mu ma episode mwese muzatangira muhagarare ngo mwiza iki ngiki gitambamije amaguru kirwa kibungera ahantu hose nka rohombi nakimenya gute koko ubundi n'ubundi wagitangiye cyangwa kiriyizi hari n'abakizi kiriyizi ndi kukubwira iki kibuga cyanyu iki ngiki cy'igikecuru iki ngiki mwakize mu birere ibike ntigitukanye ari ikigo gikirirwa mu main box y'abantu ku ma WhatsApp giteranya abantu media yose kirwa giteranya umuntu ku wundi kirwa kica abantu mu bandi nizere ko atari yarinde cyarangiza kikaza mu bantu kikigira ikintu kizi ngo ubwenge ngo kimaze nk'iminsi ngo muri media ngo cyo ngo kigira discipline kandi kigira amatiku kirateranya kikiyobe mbabarira kikiyobe ni Arine rero ni imibiri yomba Arine buhe debut si Arine se n'inzo Arine se n'umudirector Arine avukiye mu Rwanda Arine n'uruhinja kiki director ibi director biva mu gahwera bisauza kikaza kikagwa mu mujyi kigira ishyano ndagikorera research ndakimenya ariko wa kintu uve episode iratangira ningitangira ngo mwiza ngo aratukana ngo ubungwa ngo ari guharana umuntu umaze umwaka wose ukibone ngo ukigira ati waretse niba ushaka gukora amatiku wacanye kamera ugakora amatiku akakwinjiriza ukava muri matiku yo muri ni box ukareka guteranya abantu ugenda wica abantu mu bandi ko cyabaye cyo kugera cyica abantu mu bandi uyu nakagara abantu bose yabaye akagara ako bareba ibintu turufi yakagara ikirya koko
iki kintu ni cyande wakintu oya banza umbwira turufe kagarira cyane akareka tujye tuvugisha ibyo bintu biraciriritse ni ibintu utavuga ngo n'umuntu arare nijoro biraciriritse ubu ngo nabyuka mbyuka nkajya kubwira abantu ngo biranga urabona kuko nagize ibyo mfa na budara ngo budara ngo nakagara ngo nzi ngo budara ngarara agasinziriye akona ibyo byaracitse umva n'umurozi bavuga ko ari umurozi akanatwika noneho mubwira ibi bidirect ibi bigoryi by'ibigori ibingibi byirwa bizerera gusa bafata goma bikagenda bafata mubibwire ngo iyo turufu y'akagara nk'ikikora nibashaka ibindi bintu bakora mpfa kuba ntanga umusanzu cyangwa ni mama murenge ako mama murenge ngenda kubwiye ngo mugene mubwire ibiriya bigoryi ibi by'ibigori ibi by'ibicucu byirwa kuri propaganda mu matwi y'abantu urabona buriya mwiza nakagara baramuguze urabona iturufu y'akagara ntikirya shaka ibindi bintu wita undi muntu bitarakagara ni nko gukunduka ngo ndindaye nibimye wakintu wenda gusacinga kandi ndakumenya ariko nzi ko wimenya mbere y'igihe yemenye va ku mabyi nyamwe wenda dusuye kuri icyo kintu kubera iki abantu bavuga ngo nyamwiza ngo avuga nabi ngo ni ingara ariko nyamwiza agakundwa cyane ko ntarakura harimo irihe banga oya ko ntaraguhararira abuda wenda nuko turi inshuti Weza ngo nuko turi inshuti erega mu gitondo nshaka kubyuka mu gitondo nkaza no kuri media tuvuge nk'urugero nkaza kuvuga ibintu bya Mutoni na Budara bitandeba bitari kuri kamera isitazi bitari abantu bidakene bidafite icyo bija kungura societe mu buryo bwo kukwiyenzaho kandi nkaza nkavuga ibyo nzi biri bukubabaze nyamwe wenda turaho nanashaka nkaza nkavuga n'iby'ukuri hari abantu bamugane batekereza ko ari ibintu himba abandi bagatekereza yuko kuguririrwa sinzi nimba byumva nkaba nshobora kuguhereza amafaranga nakubwira ati ntukira top level ntukira runaka ariko se nene nabyuka mu gitondo gutuka buda ku inkuru iba yabaye tuvuge nkano nasora amavideo Abudara akaba yifite agafata umwanzuro wenda ngo sinyivuga imyamana Abudara tukako turi bicucuka kutuvuga kuri ze kuko we ntaga ibyo ntabishaka ntabikora muri content ziwe ntabishaka ntabikora niyo baye turi kubakora nyine turi mu bugoryi hadi ibintu mamo mu bugoryi warabona mpararira Abudara ati kwadutse muri bigoryi kuko nikabihabwa we ntabishaka ntabikora ariko nigende navuga ku kintu kitabaye kitatrendinze kitari mu matwi y'abantu bavuge ngo ni ikinyoma wenda nguvuga ati kino kintu mwiza avuze byanga byakunda bamuguze ko nta wundi muntu kiza inze nkavuga ikintu kiri mu matwi kiri mu muhana kiri kuvugwaho nkaza kuje nanjye nkabisangiza abafanati imihanda yagize gute yanyereye bimeze gutya na gutya biragoye kugira ngo ubyuke mu gitondo we Abudara wowe ngewe biragoye kuntamika undi muntu ibyo muzagende mukimenye cyo nanjye ndakiza biragoye we Abudara kuza ngo umbwire ngo urumva ngo mwiza ngo BMC ngo bimeze gutya ngo na gutya ngo none ngo mbabarira ufite kamera kandi urumva hamanye neza n'umutima wako ibyo uvuga ari ukuri wanjye ukabyivugira kuki uri kubinuma ngo mbikuvugire aha guys twagiye wanjye ukabyivugira nyamwivuze ngo umusegege w'amase ku ikoti abantu benshi ntago bisobanukiwe biva kuki kubera icyo bivuga gutya bazabisobanukirwa ko nta kintu kigoye kirimo yemwe twese tuvuge na mu muco wacu w'abanyamurenge mu muco w'abanyarwanda mu muco w'abarundi abantu batunzi nk'abagize gute ntuzi ko amaganga y'inka avura ari umuti umuntu yafata gutya akayanywa niba ngo buri kintu kiva ku nka si igitutsi gifite agaciro mu batunzi b'inka gifite ubusobanuro amase yahomaga inzu muri Kongo yaracanaga yakoraga ibintu byose niba ngo amase n'amabyi ni ibintu bibiri bitandukanye yego nta muntu kera twigaga mu kinyarwanda njye nize ikinyarwanda nize feka yego nta muntu uvuga ngo amabyi y'inka ntibibaho urumva ariko bavuga amabyi y'imbwa urumva rero imvugo zakoreshwaga mu batunzi b'inka mu banyamurenge ni ibyivugo ni ukwerekana ko tuva mu nka tuva hari turi abatunzi rero basokuruza bacu barabikoreshaga n'ibyivugo buriya ni akantu gatankura ariko cyane n'ikivugo kirekire kinsaba kwicara nkakifata neza mu mutwe nkakivuga hati ndi umusege w'amase ku ikote aha amasimba yirwa yishinza gutyo nyine ni utuntu turi mu kivugo nakuye ndabango reka dukoresha umusege amase ku ikote bivuga baba turi abasegege originali b'abatunzi ntago ari ikintu kibi cyo gufata ngo umuntu w'umunyakidahuvuye piriya bazabweja buravuga uko ashaka kandi si ikintu cyahimbwe kuko uri guhangana na mwiza nguze wubahuke ikintu abantu umuryango ikivugo cy'umuryango ubibwa kuri guhangana nanjye ariko abantu benshi ukabasiga mu mutwe ugiranye nabo ikibazo nyamwe bivugwa yuko wowe na Deputy mupanga kugira ngo mutukane
nta kintu mpanga bakavuga ati ni inshuti barapanga kugira content ikomeze ikure Oya. ariko hagati aho ndabizi ko mwigeze kuba inshuti erega nta muntu mutaba inshuti ariko hari abantu bagoranye Mm. no kuvuga muri media gushotorana sometime ku tuntu turi simple it's okay nta kintu bitwaye ariko ikintu ngiye njya mfa n'abari abakobwa kandi mpora mfa nabo bari abagore bari abagore niba ari n'abagore niba ari n'abaki ikintu mpora mfa nabo ni kimwe cyonyine ni uko abyuka mu gitondo akaza ngo we ngo ari gutwika ari kubeshya ntari gutwika ikintu ari gukora akizi neza ko ari ubugome yego akakizana kuri media ejo akivugishwa ngo yaratwikaga ntiyatwikaga wanguje kunyitira umwana w'uruhinja icyago ntarabyara ntazi ko ndi bupfire mu iseta nawe warabazwe uzi uru rugendo ubundi urugendo rwo kubyara nta mugore agakwiye kudisikasi ngo nabi na cyane ku mugore wabiciyemo uko ni ukuri pe urumva ngo banza ngo ukiri izo ndodo ufite iz'imyaka 3 bakubwira ko indodo zo kubagwa ubwo ni umugore mugenzi wawe ni umugore mugenzi wanabazwega hari ukubaga ari kuvugaga wenda atarabazwe ni umugore mugenzi we wabazwe kubagwa ntigukira kuri prologe ubaho uri muzima ariko mu by'ukuri ara ntago hakira ngo banze ngo ukiri izo ndodo urwo n'urwenya tuba turimo ntabwo ari urwenya tuba turimo ukaza ngo hoya ngo ntuhangara ngewe ngo urahangana n'umuryango mbamo ngo urahangana na data na mama ubwo turi mu rwenya n'urwenya turimo kandi ngo mwari inshuti we niba turi kuri media hangara ngewe rekana na papa wanjye na mama wanjye kuko ngiye ninza guhangara nanjye nyoko naso ndakubabaza kukurusha ndakubabaza ubwo ndakubwiza ukuri urahangara nyabihumbi untukire mama uri mu cyaro uri guhinga utazi ko na social media utari no kuri YouTube guhangarire nyoko irwa kuri mutando hano muri Kenya yibona yajya bushaka n'inzira acama agiye kurusengera yiburi kuko I can do that wabikora se of course wabikora none se reka nkubwire unukiye umubyeyi cyo ngomba kuguhemba niki so kugutukira umubyeyi hagiye wamugaririze same way urumva ubu mbese the beauty ari kwine ntabwo ntarwenya tuba turimo bose se niko mutabyumva kimwe cyangwa harimo umwe muri twarashwanye kubera ko baranshotora kandi bakanshotora amafuti n'abashotoye kandi bahenza bakigira bari mu kuri nta kuri barimo bakihagaraho kandi bari kwihagaraho mu mafuti urumva ngiye mbashaka ko tubana neza niba ruduskiti niba iki dukora ibintu bidafite undi muntu byemvuruvingamo niba ushaka ngiyewe mucaka ariko reka kungira mu bana kuko nanjye ngiye wari wumva n'umunsi n'umwe nasaba abantu ba media ibyo bintu byo kurenga imbibi bajye babireka babicikeho rwose ngenze umwana wa Aline Ganza nzi umwana wa Aline Keti ariko ku bwenge bwanjye kuri capacity y'ubwenge bwanjye mfite ntekereza ntabwo nshaka kubyuka ngo ngire n'akajambo kangana gutya kari buzenguruke ku mumarayika Ganza I can do that icyo mbaza ibibazo mu bifitanye narine na uziko rine niyo yambabaza gute ntabona hano nakura imbaraga zenda nko gushotora ku kana kiwe cyangwa umubyeyi we nta handi izo mbaraga nzikura cyangwa umugabo ntaho nzikura habe na Peter ntaho namututse bajya ngo bya bindi ngo mbere ngo dushwana ngo nabavugiraga abagabo nabwo nibo banshotoye ariko birarangiye shapitire utekereza ko biva kuki ni ishyari kubera ko kankubwira ishyari bari abakobwa bagira ibo bahora uko bitega ibintu siko biza siko uko babyaba bitega ibintu on my side ko ariko biri bugende siko bigenda bisanga bihindutse bikaba ibintu batatekerezaga bikabyiza kurusha kandi nanjye uko mbabyiteze siko bigenda buriya nanjye babandenganye nanjye njya kubona gusa nkabona Imana ikoze ibintu ku rwego nanjye nabitekerezagaho ubwo rero gasanga ndi kubihomba ishyari rikaba ryatuma yinjira akinjira bo bahora bashaka ikintu gituma bangira date bangira mizarebo bangira nyine umuntu udafite gukinwa kwako ngo nabyaye kubera ko ngo nta mugabo ngira ni nako gutekereza kwabona mbere hose bakiza muri media niko batekerezaga baravate uyu ngo udafite umugabo tuzamukocoraho kangahe azatuza azaziba uyu nguyu tubatse niki yavuga se nk'abantu bacyumve Imana yavuze ngo uravuga bumva abantu barumva uyu nguyu umeze gutya bagira n'akandi kantu bakunda ngo kwako papa ba hano na mama ari mu Rwanda kandi ubwo se wakwinaba mu Rwanda na nyina nawe aba hano urumva neza hari impamvu zitumye papa ari hano na mama ari hariya icyangombwa ndi kumwe nawe kandi ni data kandi niyananiye ntiyashonje niyanabwiriwe yego ntawe yasabye ntaho wabonye mama kuri media avuga ngo yatandukanye na data mama hari mu Rwanda nta kodesha ari kuri mile hectare
mama wanjye ari kuri hectare uzabaza abahazi uzashaka umuntu umubaze ngo mama wa mwiza aba hehe akubwire mama ntakodesha ari ku butaka bwiwe ahabyuka akabona amayiro z'ibitoki akabona ibisheke akabona ibigori yibera mu mirima ntazi nibiba kuri televiziyo nta mpamvu wowe yo kumufosinga ngo by force ngo ugomba kuba uri hano muri Kenya papa amaze amezi nkanga hari bwavuye mu Rwanda amaze amezi 8 ntabwo ndi usibye n'ibyo life niko imeze ntabwo twese hano abagore bari abo twifuza kubana nabo n'abagore ni data wenyine utari kumwe na mama hano muri Kenya ntihari abagore bari i Rwanda birahari bitewe na life y'ukuntu igize gute ngo biba bakicara uvuga ngo nyina na se ngo batari kumwe ngo tuzangonyina na se ngo baratandukanye ngo bituma ziba utekereza ngo araziba Imana ikabyuka mu gitondo yamuhaye ijambo akavuga bigakunda kwirirwa ungendaho ngo nibwo ngo ngira mubi kurata igihe you are wasting your time kuko iki Imana yamvuzeho ntacyo uzi umugambi w'Imana kuri nge ntawuzi nyamwe kugira ngo tuve wenda kuri iyo topic umuntu utekereza ko kuzimya nyamwiza byoroshye umuntu utekereza ko azaguca imbaraga ukibura muhe message tuhite tujya ku indi session message buri munsi muranyibahereza uyirwanye icyo tubatse wisenye ikintu tubatse kankubwire Abida Imana mu bumana bwayo tuvuga ngoreze nk'urugero kuri wowe hari abandi bagabo benshi bagusumba beza bibishongore Imana ari guhereza mutoni cyane rwose imumpitiramo irareba Kabudara n'ubugufi bwako n'amafuti ayo ngayo wowe uzi iravuga ngo umupenda musipende uyu niwe mugore we bazabyara n'abazabana mu birwanye ntimubirwanye nuko gukubira cyane rwose biragoye rero kuza muri kino gitondo ugasinya icyo tubatse nukuri Imana yo izi mu bana bwayo ushaka kundebuka wowe ukandebera muri judgment ariko Imana inzi from day one buri kigezo nahuye na Imana irakizi kurusha ukizi buri kintu murana Imana buri kizambaho Imana irakizi Imana izi impamvu yamaye umwana w'umuhungu izi buryo namubyemo izi impamvu namubyaranye n'uwo namubyaranye izi impamvu nabyaye imbabazi izi iyo izi umupango urwana nanjye yikakurwanya nukuri niyo mpamvu ubona uko mutekereza ngo biragenda gutya iyo igenda ibihindura ukundi kuntu mukabimaze ngo byari kugenda gutya Imana ikabizana ikabihindura ukundi kuntu mukabipanga uko nayo ikongera ikabigarura mu yindi nzira rero wikirwa urwana n'ubuzima bw'umuntu niba turi muri media mureke dukore tuvuge ku nkuru tugire gute ariko wirwana na potential yanjye kuko ntiri mu biganza byawe ntibikunda ntawazi inyenyeri iri mu ntibikunda ntabwo bikunda kankubwira bwa ntibikunda ntushaka kuzimya icyo utakije buriya nuriya twebwe aba ntabwo babizi njye ndaza nkakora hano inkuru nkaza nkakora inkuru zihari zabaye ziri kuvugwa zihari ariko njye nta muntu ndararira ijoro ngo numve ngo ndi biased sana ngo kuburyo ngo uyu muntu ngomba kumwizirikaho nkamusenya ngomba kukwizirikaho kajya ngo hari iki njye niyo dore nanu duha twarakoze ku nkuru zabo zarababaje kambwa atari ku nkuru byari imeze gutya na gutya na makuru yari ku muhanda ariko mbabarira ndeka kugenda person bikarangira nyamwe tukiraho watangiye abantu nyine bumva usa nk'utukana ukosora abantu by the way nkuko uvuze ndagukurikira ntabwo ndabona kamera bureba ko katitwikiriye wa nugira ikibazo wereba gusa ko katitwikiriye uzi ko njyewe iyo mfite uruhinja gutya mu nzu bafite ubwoba sana ntiwananye ko nakazanye hafi apfa kuvuga kuri ya mutoni tabara nicyo mu nda kiba kiri ku mura ikintu ugomba kumenya byo mwana buryo ufite ingingo zose zikora kabyara umwana ukamenya ngo ni igitsina kobwa cyangwa ni igitsina gabo igitsina kobwa kiri active hari uburyo yamaka ntabwo ukamenya ko ari kazima karakaga ngo ukamenya ko ari kazima iyo rero Imana yagufashije ikaguherezwa hari abari mu kubyara ibinyabibiri akagushobera kabyara kana kagahungu kanyara kakanyara ikaba kesi namba bikagushobera none nge Imana ahaye umwana muzima ko ari amatungereza gutya kanezerwa ariko ko nezerwa ko ari amatungereza ni gutya gusa banyara pa bamesa amashuka nta kibazo bakomeza ntabwo ushaka kumuzuya kumubangamira nta pampa yakumanywa anyare umukozi amese nzishura ku kwezi Imana ishimwe nyamwe ibyo nari ndimo mvuga wagiye uvugira abantu benshi bamwe bakumva urasa nk'uri kuvuga nabi ariko abantu bageraho barabimenyera barabikunda ndetse navuga yuko kuri ubu ngubu uri nk'umucamanza
uri nk'umuntu abantu baregera akaguhamagara ati Nyamwiza icyo kintu utangira media wumvaga ko kizaba ko hari abantu uzavugira cyangwa erega numvaga hari abarengana buda kankubwiye ntureba kereka umuntu utabaye muri community yacu muri community yacu harimo ikintu bita cyberbullying muri tufite icyo kintu turaba judge twese turabacamanza tuza abakristo tuza twibera mbese mu guca imanza wagira ngo ijuru nirya ba data cyangwa nirya ba mama ugasanga umuntu bamwishe mu bandi kandi arengana mana wakuri ikintu ugasanga umuntu ararengana ariko ugasanga bamukubiseho imigiro mana kubera hari icyo wenda kigejejeho kubera ko nta buvugiro n'umuntu n'umupfakazi wamubonanye wese ni umugabo wiwe umuntu bakamugira umuntu akamuri depression no mukababaro kuko iyo nciyeho of course haza muri community ngasanga uri kumvuga biriya bintu bitera depression biriya bintu bitera agahinda urumva noneho ubwo batavuze utaragera mu gihe cyo kuvugwa abafite ururimi garuvuga yasarishije mwumva ndababaye ngasanga nka rimwe habaye case ugasanga abantu bose bashyinguye umuntu kandi bari gushyingura uko baramubeshya nk'abazi izi social media ko zaje kari email gusa kari gutanga opinion y'umuntu nanjye wayifungura ngatanga opinion yanjye kubyo mba ndi kubona ugatanga opinion yawe ugasanga most of time inkuru nkora mba ndi kuri good side most of time simvuze ngo hari no nakora nkaza gusanga nyuma nkuko nari ntende ibintu siko bizemo neza ariko most of time uzasanga ndi kukuri hana n'abakobwa barerengana abahungu bakaza muzama ko abahungu bagiye bica hano umunga akaza ubukwe buri mu gitondo akabumbura mu Rwanda ngo baceceke cyangwa wa mukobwa bamushirira ikibazo wa mukobwa akama bikibazo ngo ni ndaya siwe wagiteye bakamubeshyera bakamushyiraho kesi isigashira ahuye n'ikibazo none namwe mugize ikibazo kandi hari nyiri guteza ikibazo ariko ubu ngubu ntureba urebe ko bitagabanutse byarashize ahubwo urebe ko bitagabanutse kurose nyaheruka uraheruka y'uduhungu kuvanze tukaza twinigingirije ku bana b'abantu kakaza akazi ko kaje gushaka umwana w'umupfakazi w'indushyi wa gold akaza we gusa afite gano kuza gusa gutesha abantu umutwe gusa ntibyagabanutse cyane rwose kubera ko twabivuze Nyamwi ninde muntu ushobora kuba waravugiye ukumva koko nawe ubihawemo umugisha wenda nk'aba baza bakarengana umuntu bakamuvuga ukamuvugira hari utwana twinshi tw'udukobwa hari akana ko mu Rwanda kariya bita Karine hari kano kana kagiye muri Canada kagakobwa bari bashatse kwicira utudosiye twatwo n'iki kandi kamaze kugira umugabo ari ufite amanyanga hari utameze neza ariko nyina w'umugabo yari ipepo ryigendera rimwe ryabaga Kasarani uriya mwana bura naye twaramubohoje abaho mu buzima yibuhura azongera abona undi mugabo of course ntago azareka gushaka azabona umugabo kuko niba nuriya mugabo nari tayari ukazabona undi mugabo ariko uyu mwana twaramuboje kuri bari batingiye kumushyira itaka kandi ry'ubusa bamubeshyera hari Fred uyu mwana wagisubiza Kasarani murabana urabizi president uramuzi president uriya mwana w'umungu yararenganaga kabisa ariko uriya mwana muko yaringiye kugenda acengera muri media ashaka ko bakore inkuru kuri Fred kandi Fred arengana bamuvuge nabi kandi Fred arengana cyari imfura kweli hari imfura arengana Fred ni imfura ndamuzi twarabanye ku buryo aza kuvuga kuri media mara kuvuga kuri media nejo wajya gusaba umugore mu rundi rugo bakamukwima kandi ari wowe urengana nta kintu na kimwe wakoze ariko ubu Fred twaramubohoje azasaba umugore mu akora ubukwe tubutahe turyoshye hano turyikirori Nyamwi hari inkuru iri trend ari nawe wenda nifuza ko dusorezaho hari umugabo wavuze ejo bundi ko muri Amerika bamuhaye isumu deni bamufunze abandi bakavuga ati uriya mugabo ntabwo ari seriye ariko ntekereza yuko mu makuru avugwa ni wowe wamuhuje na Papa Legend kugira amubwire ikibazo mu buryo bwo kumuvugira ese uriya mugabo koko musanzwe muziranye si mu buryo bwo kumuvugira namuhaye mu buryo kugira ngo abone undi muntu abwira ibintu kuko yambwiraga ibintu byinshi nanjye ndi mu bintu byinshi buri umwanya wo kumwumva kandi mbona ashaka ko agira umuntu umutegera Gabi ngo nufata akana kari kurira urumva shoga ho ruce hano gutya ku ruhande ugafata nuko noneho uriya mugabo ampamagara afite paparapara uzi umugabo uvuga ngo ubwo yari ari ku gitanda ngo yambaye uniforme yaranyereka ati dore nambaye uniforme ati mvugisha vuba vuba bagiye kunyaka telefone bagiye kandi mfite amatelefone menshi cyane urumva
y'abantu benshi cyane turi kwitegura kuza mbura ukuntu umuvugisha ndambwira nti okay ubwo nsabye nimero pa legend ngiyo ariko kugeza kuri uno munsi wa none kugira ngo arabanye inkuru nakoze ntituramenye tuvuge ukuri nyako uko guhagaze gusa 90% uyu mugabo afite amakosa menshi cyane afitemo amakosa menshi cyane ndacyarimo ndagenda amakuru nyahuza kankubwire umugane navuze ngo itavuze umwe nyine kankubwire abuda turatubwe nk'urugero nabo kinzamba yavuze akabati mwiza mfite ngewe video yiwe mfite video no muri komande ntabonye kwa mututse se nuko ntayafite abanarira ko ntayafite kuko yanyigira oya hari n'uburyo umuntu avuga ugahita ubona uwariwe ntubitinde urumva ni ukuvuga ngo impamvu mvuga ngo uyu mugore ashaka kuba afite ukuri ntabwo ushaka guhamagarwa n'abantu maze guhamagarwa n'abantu barenga 50 bose bambwira statement imwe ko umugabo atari seriye kandi uyu mugabo abantu bamumagaye bose ni abanyamuryango biwe nawe yagakwiye kuba afite ahantu muri community bavuga ati uyu mugabo rwose yaragowe yararenge kuko rega aba mu bandi bantu ntaba wenyine aba mu bandi bantu inkuru anashatse no kurira ndimo numva ahantu yageze aravuga ngo mbaye nkuriya mu ngo muri Kenya noneho babonye urwitwazo n'abanyamafutiga baraje bigire ngo babe nk'abo muri Kenya ahubwo urakoze cyane mbese nibuka ese kutunesha gute ba mu gihe bari barimo bavuga uyu Furaha bavuze ko amuvugiye ngo nuko ari mwene wanyu ibyo bifitanye isano ntabwo nigeze muvugira Furaha usarira abantu bagira amatwi mabi wewe wumvishe ikiganiro navugiye Furaha ntabwo navugiye Furaha ngewe sinavugiye na Musirimu ngewe navuze uko mbona side zose icyo nahakanyije nanagihagazeho uyu munsi nanahagararaho ta Furaha wishe umugabo tawe n'abavuze ngo yaramwishe bari mu manzi uyu munsi wa none turi kuvugana kubera ko statement yo kwica Abudara ni ikindi kintu wisha Abudara zana ibimenyetso ko Abudara yishwe na Mwiza urabikura he ku mugabo postmortem yasohotse ivuga ko yishwe na tuberculose yarari mu bitaro Kenyatta yasohowe n'ibitaro isohorwa na DCI abavuga ko eme yamwishe nta burozi nta toxic ngo yaramugemuriye ibintu byose barabivuze ku kiriyo ababivuze se bavugana nawe wumvishe ijambo bavuga ngo eme yishe ku byangwa twa kwa muganga mu byukurishwe n'isimu warabyumvishe hari icyo basize se ari cyo batavuze none se abavuga ko yamwishe babikuye ahubwo wamugani ko bigoye ubu se bavuga ko bamwishe bajya kubidefandira he bakuhamagaye muri court ati ngo n'ubidefandi wabidefandira hanyuma sawe yareze ko mbona babisetse cyane ni ubugoryi muri buno bugoryi bazapfira mu bintu abantu bamwe bazapfira mu bintu bakabyigamba ngo batayari nimurindire reka babwiye ntimurabire ibintu hano bigana abantu baziga ko ikinyamurenge kigarukira ku kiriyo rangata ikinyamurenge kigarukira hano mu nzu mwacu turi kuganira nk'umuryango ariko ikinyamurenge ngo twebwe ngo nk'abanyamurenge bazamenya ko muri DCI ijambo ngo nk'abanyamurenge ridakora akantu ko kuvuga ngo baragiye bibwira ibintu ngo imiryango ngo ikinyamurenge umuntu agira umutima mubi agasimbuka imiryango agasimbuka ikinyamurenge akajya mu mategeko akagufata akagutsindamo cyane rwose niyo mpamvu ubona ibintu byose mpamwe bifashe mu kabisikiramo hari abantu bari serious bro umuntu azinaganika kundi muntu hano intambara ibi kumirwe ngewe n'ubu muri urugendo rwa social media nsigaje ndashaka kongera kwitwararika bundi bushyashya nkamenya ahantu na ikosa nkamenya ukuntu ndisimba nkabona ukuntu ntanga inkuru itari bungwishemo yego itagiye no kwangiza abantu kuko tugiye kuzabipfiramo bino bintu eme ntabwo ari umuntu woroshye ntabwo eme ari umuntu woroshye nk'uko abantu babitekereza yego eme si umuswa si n'umuginga eme ashobora kukwinaganikaho bro bikaba uko byakabaye so aba bantu bajye bari meza azirongaza ari muzima atapfuye wari muzima eme ntabwo si uwo gukinisha uko wumva ubitekereza
ngikunda kuko ndakubwiza ukuri apana ibyo by'ubucucu bari kuri no ko baraseka ngo nagera ngo muri prison ngazarya umupolisi yahagushyira ukamurya tukabireba ngo bariteguye nta kintu witeguye vuga ngo iwo b'Imana zawe umekinge shaka mu biganiro n'ibiki byose uwakoze nta hantu itegeko rigutsinda yego itegeko rishaka kugutsinda ugasaba imbabazi ukazihabwa itegeko rishaka kugutsinda ukimwa imbabazi ugafungwa ariko ibi ngibi duhereza isomo tanga statement ejo itazakuzanira ibindi bibazo ni nacyo kintu nababwiye kubera ko gufungisha umuntu ni kimwe kwica umuntu ni ikindi yego niyo mpamvu barabe nabo bavuze kuri kamera arawumvisha bavuga ngo yamwishe warawumvise ni ibipfu se iyo aritungutse se hariyo ukareba ntabwo ari ibipfu bazi ubwenge kandi si uko twese tutazi ubwenge tuzi ubwenge turabireba tukabona ngo ibintu process by process byagenze gutya bigenda gutya bivamo ibi n'ibi ariko ibyo nkwiye kuvuga ni ibi ngibi he banyamakuru mube maso mumenye ibyo muvuga ako se wa mugani ni gute wa mugani abo basauza uri kubita aba directive kubita viriya mu gihuru shinga kamera hano Nairobi ngo urarenze muzaba mubireba hano ngeraga nagiye muri DCI narabibonye ko nari ngiye gutya iyo bitaba nyine ngo ni kwakunda abanyamurenge nyine tuhaguruka tukagira gute ibintu bikarangira ariko sitani yamashe kuko inaganikaho umunyurura ariko wawurya gutya w'imyaka ingahe babyitaga ibintu by'urwenya rero abantu noneho amplisiyo bigeze ku ijambo kwica ijambo kwica wowe ukarivuga byoroshye wisekera ijambo kwica si ryo gupfa kuvuga buda si ryo gupfa kuvuga ijambo kwica ni ikintu cyo kwitondera urabona n'umuntu yica umuntu neza abizi ntuzi abantu bajya hano si bya bindiga bya ruguru abantu bisha abandi bakazana bakaba abapasiteri babwiriza bazi ngo yishe umwana runaka agize gute wari ku kinyamurenge kirabirangiza we turi muri Kenya turi Nairobi habyo mu gihugu hano umuntu aragambanira n'undi ukamenya ngo runaka ne wagambanye yicisha runaka mu by'ukuri biravugwa kandi biragaragara ko ari we ariko ko nta bimenyetso ukagasona cyane kwa kafite kujya kurega ko atiyanyese umwicanyi kandi ntabihagaze wavuga iki cyane pe niki wavuga nyamwireka dusoreze hano ndatekereza ko umwana gushaka ndagushimiye cyane abantu twazanye tuza kukureba nababwete mu nsengero nshobora gutaha n'imijugujugu kuko kubwira Nyamwiza kugwa kandi umutavuganye kandi none twaherukanaga kera cyane koko twaherukanaga kera ariko Abdari mu bantu tuvugana ari mu nshuti zanjye by the way kabisa ari mu bantu nzi batagira ibintu by'amahimba ariko nawe nuko rero maze kuruha abantu b'amahimba se uriya nawe nuko mba numva yiba nagusobanura abantu ntibakuzi wenda ari n'abakuzi niyo mpamvu ubona abanyamahimba benshi tutajya duhuza ngewe shaka bisa mu bantu bagira amahoro mu bantu bagira urukundo mu bantu bapfira inshuti ye mu bantu niyo agukoseye kugusaba imbabazi ari hose bitajya bivuna ni Nyamwiza ngewe mana ngiye gusaba imbabazi ntibimvuna ariko nyine kuko ndi umuntu rega ndakosa reka turekera turinshuti reka tujye inyuma ya kamera tuganire wenda nanagutunguye ibiganiro byinshi ndabizi neza yuko uzabimereza ariko aho niho kuba proud yo kuba umubyeyi bikomeye aho niho kuba proud yo kuba umubyeyi wasanze ndi kunuka udukari ukihangana kandi tukambaye ka pampasi natwo numvise natwo ndi umunyesuku buri kanya mba ndi kwita ahubwo hari ukuntu mashereka ajya yo ndayabahereza abantu bakomeje kubuza abantu babwire baze mbonse mbagaburire bose mbumbahereze mbonse ureko ko batagabanya akajagari nakinga inzamba bamwonsa kinga inzamba na yamukamera muri bibero nkamuha ko ku ruhande rwe wamuhateka we yarya kayama muyibera narya kari kaje akatuma baposa tonga ndamugabanyiza ko yaposa muhereze teka we nyamukubite gutya muhereze ureka atagabanya agenda shishe urabona tsunguka agabanya akajagari guys reka tube dufungiye hano ndabizi ibiganiro byacu nakagaruka Nyamwiza tuzagenda tuganira ndishoba cyane ko ubwo twongeye guhura ni umunsi ku wundi rero turabakunda gahunda nta yindi mukore subscribe kuri Mutomanza comment